Namuze mbone amakuru Mekiko Eddy Kapende ngo yagaragaye i Lubumbashi, ariko hakaba ari n'amakuru akomeje kugenda avugwa ko ngashobora kuba agiye gukorana na M23. Nkibaza ese gukorana nayo inyungu zaba ari izihe? Reka mbere kuri positive effect. Kuba General Kapende akorana na M23 inyungu kuri wese cyangwa kuri M23? Kuri M23. M23 zifite kuko rega uko ubona abantu niko ugira imbaraga ho kugira abantu ni ibindi Kapende no umuntu navuga ko arakomeye yari colonel muri za 90 muri bibiri. Yego. Yari colonel urumva ko ni senior amaze igihe kinini. Ikindi harema nshyashya. Yego. Aha nava abantu iwabo iki hari influence afite rero M23 bigayininze imbaraga, ariko nanone ntago mbona ko yaza muri M23. Abantu babivuga nyine bafite icyo babashireho, ariko tugire logique turebe. Yego. Kapende yafunzwe na Kabila Joseph. Kandi uyu munsi Kabila ba mu matwari ya M23. Yego. Kapende yafunzwe na Kisegedi. Sinibaza uburyo Kapende yaza yaramaze imyaka hafi 20 na birenga 20 muri gereza ngaje gukorana na Kabila cyangwa se aho Kabila ari, kuko urabizi ko bose bavuga ko Kabila ari M23. Ibyo mbona bitashoboka, ariko kuza ko abashije kuza cyangwa se ko politique akenshi abantu barenga ibyo bari kureba bakareba iri imbere. Birashoboka ko ashobora no kuza kandi yabari imbaraga kuri AFC M23, ndetse nawe uvuge nibaza ko yabagiye muri ikipe nziza. Ikipe nziza itsinda, kuko ikipe ya M23 yagaragaje gutsinda ahantu henshi cyane kugira ngo yirukane ibisirikare birenga 10 yarimo biterane hamwe, yarimo za ikipe itsinda yagufata Fares Ndwaza umutwe wari musore vanguye muri plan strategique ngiragiye ngo kubera ngo ihunza ngo kubera ko abaturage badapfa kandi beshya yakubiswe ikipe uri kubitwaya. Yego. Hanyuma kuri Kapende bwo inyungu zikaba zabizihe n'ukujya n'umudi muri ino equipe itsinda, kuko impamvu mbivuze ubona benshi bagira amakenga yabo M23 yakira bati ese niba uyu muntu yaraze kwa Tshisekedi ati kuki atajyamo nk'umugambanyi, kuko Mpoze nsoma mbona bamwe bati yego bibaye ari ukuri bivugwa aramutse yinze kuri M23 ati bishobora kuba yakishimira ko ibonye izindi mbaraga, hatariko nanone bigasaba kwitonda kuko ushobora gusanga yanatumwa cyangwa se agakoreshwa nk'umugambanyi. Kuri Kapende inyungu zo nazivuzeho nuko yagiye mu ikipe itsinda, ayo kuri M23 yo abaho gutya akunda kurya ibi cyangwa se yitwara gutyo byose bakabireba tabia yawe yose bakavuga ati uyu muntu ari right dushobora kumwakira tukamu pointing hano cyangwa se tukavuga ati no. So urumva hari ibintu byinshi bagenderaho. Nawe uzari ugiye kwakira umukozi akenshi cyangwa ugiye kwakira undi muntu wese ubanza kureba ese turahuje kuri ABCD nuko mbibona. Yego. Aho mbona no muri Warikare M23 ngo yongeyemo abasirikare Warikare yongeyemo imbaraga Kashebere na Kibati. Nkibaza muri ibi bice bya Warikare, ndetse tuzi ko kugeza kuri isaha ni FRDC afite. Yego. Utu duce bwo kongeramo ingabo bivuze iki Mekiko? So icyo navuga Gasaro nuvuga ngo M23 kubanga igitutu izakikuraho nibishaka. Mbese ngo mawe hageze umunyamerika bishaka, hanyuma Rumangabo bashyira hipfo za Rumango za Busanza bakiza bari kuza hano mu bice bya Kabuhanga. Abazungu barasakuzaga, ababirigiye abafaransa bongiza no barimo basakuza, bayiza za Sake nabongiza barasakuzaga. Ubusa ninde ukivuga? So iriga ariko mubwiza ukuri, udafite imbaraga kuri iyi si nta muntu uzagukunda, udafite gutya kandi imbaraga niki n'amafaranga ase yaburi iki icyo kintu rero abasenguzi benshi mu gihurira zaho. Ndetse benshi bati nayo nica nk'ikarita igiye itanga amabuye ati kuko umuzungu icyo ashaka niki nikiva mu mafaranga, ubwo harimo aya mabuye ati se kuki badacanga ikarita nibarangiza nabo amabuye nyine batange, kuko nicyo kintu umuzungu ashaka nago afitiye urukundo DRC. Wareba Uvira buriya M23 yakoze kuki kuri economy y'u Burundi. Yego. Kuko economy y'u Burundi nayo idependinga no kuri Uvira ibyoherezwa mu mahanga 100 50 byajya Uvira. Ubwabyo mbako gufata Uvira abarundi bari bagize gute bari bajwigirijwe. So noneho wakomeza wajya muri za Fizi. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid
ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga aka kabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Twagarutse muri updates zitandukanye nkuko dusoza tubabwira ko ibiganiro byacu ari akagaruka ku ngingo ziba zigiye zitandukanye nkuko nababwiye. Ndi kumwe na Bwiza TV. Uyu munsi twahuje imirongo kugira ngo tubagezeho amakuru. Meki nongeye kuguha ikaze nanone. Urakoze cyane Gasaro kumpa ikaze n'abakunzi ba Gasaro, abakunzi ba Bwiza TV. Yego. Mwese turabaramukije. Tubabwira ngo tubakunda cyane santima. Yego. Kantu wakibutse. Nakibutse kabisa ngo ngo urabakunda ubwo n'umutima wawe wose. Santima rwose. Audience ugomba kuyikunda ukayubaha. Yego. Ko buriya ni ba boss. Audience ari gikuvuguruza, hari gizika kwataka, ukumva umutima uri gusimbuka. Ese audience ya Gasaro Meki ko nta ko muta uziko nibiba bikubiye gake gukora ikiganiro ukabona comment zose ziri positive. Ushobora abasesenguzi benshi nta mwanya bagira, baba bari mu makuru, ariko njyewe ikintu cya mbere nitaho ikintu bita comment pe ndagisoma kuri buri kiganiro. Naye ndazisoma impamvu bakuzamuka ari gihe baza bakubwira turagukunda, ari gihe bakubwira ati hano nyine challenge zabo cyangwa se comment zabo nyinshi ubwishi bwazo ni n'ibitekerezo byabo burya. Rimwe na rimwe rero hari igihe biguha imbaraga, hari igihe biguha gukora research, n'igihe ushobora kuvuga inkuru wibeshye cyangwa se araho wibeshye bakagukosora. Ibyo ni byiza cyane. Nicyo mvuga nyine ko audience nayo wumva ko ikuzamura mu kindi cyiciro. Yego. Namuze mbone amakuru Meki ko Eddy Kapende ngo yagaragaye i Lubumbashi, ariko hakaba ari n'amakuru akomeje kugenda avugwa ko ngashobora kuba agiye gukorana na 23. Nkibaza ese gukorana nayo inyungu zaba ari izihe? Reka mbere kuri positive effect. Kuba General Kapende akorana na M23. Inyungu kuri wese cyangwa kuri M23? Kuri M23. M23 zifite kuko rega uko ubona abantu niko ugira imbaraga. Aho kugira abantu ni ibindi. Kapende ni umuntu navuga ko arakomeye, yari colonel muri za 90 muri 2. Yego. Yari colonel, urumva ko ni senior, amaze igihe kinini. Ikindi harema nshyashya. Yego. Aha nava abantu iwabo hari influence afite. Rero M23 bigayininze imbaraga, ariko nanone ntago mbona ko yaza muri M23. Abantu babivuga nyine bafite icyo babashyireho, ariko tugire logique turebe. Yego. Kapende yafunzwe na Kabila Joseph. Kandi uyu munsi Kabila ba mu matwari ya M23. Yego. Kapende yafunzwe na Kisegedi. Sinibaza uburyo Kapende yaza yaramaze imyaka hafi 20 na birenga 20 muri gereza, ngaje gukorana na Kabila cyangwa se aje aho Kabila ari, kuko urabizi ko bose bavuga ko Kabila ari M23. Ibyo mbona bitashoboka, ariko kuza ko abashije kuza cyangwa se ko politiki akenshi abantu barenga ibyo bari kureba bakareba iri imbere. Birashoboka ko ashobora no kuza kandi yabari imbaraga kuri AFC M23, ndetse nawe uvuge nibaza ko yabagiye muri ikipe nziza. Ikipe nziza itsinda, kuko ikipe ya M23 yagaragaje gutsinda ahantu henshi cyane kugira ngo yirukane ibisirikare birenga 10. Yarimo biterane hamwe, yarimo za Sadek bati Monisco, batiza Wazalendo, za FDLR, fata Barundo, fata byose irakubita, fata abacanshira irakubita. Ubwabyo wundi utekereza bati umuntu waje gukubita bano bantu ni ikipe najya ho sinsebe. Nko kuva ku ikipe ya Everton ukigera kuri Real Madrid cyangwa ukigera kuri Arsenal. Yego. So urumva rero mu mahitamo muri choice umuntu ahitamo ikintu kimuryohe cyangwa se cyiza. Ikiza kenshi kijyana n'iki no gutsinda. Ntago wafata abantu batsindwa. Burana jewe ni nafanaga ikipe ya Arsenal n'ubu ndayikunda, ariko wera umwanya wanjye bandi mu gushaka amakuru politiki ubwayo bisaba ibintu byinshi cyane, ntago nkireba cyane.
yego mba ndi gusoma mba ndi kuvugana n'imboni mba ndi he ntabwo byoroshye rero iyo Arsenal yatsindwaga ndashaka kukwereka uburyo bigira impact numvaga umutima wanjye udiha nkaba narantasinzira ndarandiko uko twatsinzwe kuko mu gihe cya Wenger ajya kuba yari ikipe itsindwa cyane buri rwanira umwanya wa 4 ukabona igikombe ukabona murakubiswe yego ukababara cyane buriya bakenese no twari batubara umupira bakenese bari yari umufana wa Chelsea yego jefa na Arsenal n'abandi harimo afana Man U harimo abashuti bacu twari baga umupira cyane muri Hotel Simbi bunari nkiri i Kigali yego so hari rero ntiwabonaga ko kabisa icyo kintu cyantwaraga umutima rero no kuri M23 na FARDC nanjye misemo nahitamo M23 yego kubera ko ni ikipe itsinda yagufata FARDC ndwaza umutima urimo sori vango muri place strategique ngiragiye ngo kubera ngo ihunze ngo kubera ko abaturage badapfa kandi beshya yakubiswe ikipe uri kubitwaya yego hanyuma kuri Kapende bwo inyungu zikaba zabizihe n'ukujya n'umudi muri ino equipe itsinda kuko impamvu mbivuze ubona benshi bagira amakenga yabo M23 yakira bati ese niba uyu muntu yaraze kwa Tshisekedi ati kuki atajyamo nk'umugambanyi kuko Moze Nsoma mbona bamwe bati yego biba yari ukuri bivugwa aramutse yinze kuri M23 ati bishobora kuba yakishimira ko ibonye izindi mbaraga hatariko nanone bigasaba kwitonda kuko ushobora gusanga yanatumwa cyangwa se agakoreshwa nk'umugambanyi kuri Kapende inyungu zo nazivuzeho nuko yagiye mu ikipe itsinda hanyuma kuri M23 wayo of course ubonye umusirikare w'urwego rwa general ubonye amakuru byo ni ikintu cya mbere kandi ufite amakuru ubonye insinzi buriya ibintu byose ni amakuru no kugira ngo turye buriya gasaro igifu kiba cyabanje gushaka amakuru kikahereza ubwonko kivuga ati ubwonko nabo kuvuga ati ndashaka yego ndarya ibingi cyari kikakubwira kiti genda shonje cyakubwira ko ushonje ugashaka kurizo cyangwa ukajya gushaka n'ibyo uriye so rero amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyo nicyo cya mbere ikindi senior officer na umuntu uba ukomeye cyane igihe cyose senior officer abafite maturité y'abantu bakuze bavuze icyo gukora bazi politike yo kuko ujya kuri rwa senior officer ufite ubwenge nibura ukumva igihugu cyawe niki uzi na geopolitique ubundi ugomba kuba uzi geopolitique wakeje umusirikare ashobora kwirefera ku gisirikare cyabamo akora n'ibindi bisirikare mu karere ubwabyo bigira gute bitanga impact kindi nk'abasirikare nk'aba muri intelligence bakenshi bo bakorana deep analysis ku bisirikare byo mu karere bagakora no ku mitwe yitwaje Rwanda bakongera bakora deep analysis no mu mablock atandukanye urugero za SADC za EAC cyangwa za CEDEAO hari hose bakavuga ati ariko CEDEAO bitwara gute bakakora deep analysis no kuri culture so ari ibintu byinshi cyane kuko culture buri igendana na power n'imbaraga zawe buriya ntushobora imbaraga zishingira ku muco ku byo wemera no ku mibereho yawe environment ni ikintu kinini cyane kandi nabyo bizamo so rero nyimba ko Kapende aje muri M23 yabari byiza nkuko bakunze kuvuga ko hari na Kabila urugero Kabila aje nabwo ni ikindi kintu umuntu wese waza muri M23 ni imbaraga akasa kuri yo kuko ikeneye abantu njye mbona ikeneye abantu ikeneye abayobozi ikeneye aba senior officers usibye wenda kizana n'abaremira ku training abasirikare ubwabirimira bagira irabahindura so njye mbona ko kuri M23 ni inyungu kuba yabona Idi Kapende yaba igize icyo gaining ariko abandi kuri bakavuga ko bishobora no kuba yaba n'umugambanya atese ku cyumuntu wakoretse Tshisekedi ibyo bashobora kumwizera ubona ko ari ikintu kijye giteza impaka benshi bati M23 bo yakira hari igihe bayihindukirana ugasanga nibo babaye abagambanyi kuri yo biragoye ko umusirikare kuri rwa general ashobora kujya gukora akazi ka intelligence kutonze usika kwa ndayagamba nakazi k'abasirikare batoye general bari mu za plan muri kureba uko akazi kagenda uko gakwiye gukorwa hago general ntekereza ko yajya kuvuga ngo agiye kuza kugambana muri M23 akaza ariyo kimuzanye birashoboka ariko ni biba gakeya nta nubwo mbona Idi Kapende yaza ari byo bimuzanye nta nubwo mbona ko ari n'umusirikare wundi w'umujenerali ushaka kuzangaje kuba umugambanyi muri M23 kuvuga ngo general araje kuri gihe biragoye M23 bivuga ko nayo yagiye ihura na challenge z'abagambanyi benshi so abagambanyi benshi yagiye ihura nabo irwana nawe igifiti kiri gushakisha kiri guhiga rero kuyibangira igiye kwakira Idi Kapende gutyo gusa hari ibintu byinshi yego barabanga ndabizi hari n'abashobora kuzika bahakanira byo ndabizi se n'abazanira rwasaba kwiza ko ntago bikubwiye ariko nzi ko bibaho hakaba hari abo bahakanira cyane bati no cyatura kwigaho uko ntago ari gupfa kwemerera barakwiga bakaba bati umuntu isi yadufasha iki kuko nabo kujya kwakire ntekeza ni kuvuga uko mbibona ngewe yego
kugira ngo bakwakire ubundi bakwiye gutekereza uyu muntu ni muntu ki, aje gukora iki, azanye iki, mbere yuko azahera mu myaka nk'ibiri 3 4 5 yari ku ruhe rwego, yadutekerezaga gute, yatwumvaga gute, ibyo yavugaga yicaranye n'abantu mu mezi 2 cyangwa 3 byari bimeze gute, hanyuma characterize nizi, abaho gutya, akunda kurya ibi cyangwa se yitwara gutya, byose bakabireba tabia yawe yose, bakavuga ati uyu muntu ari right, dushobora kumwakira tukamu pointing hano cyangwa se tukavuga ati no. So urumva hari ibintu byinshi bagenderaho. Nawe uzari ugiye kwakira umukozi akenshi cyangwa ugiye kwakira undi muntu wese ubanza kureba ese turahuje kuri ABCD ya nuko mbibona. Yego, aho mbona no muri Warikare M23 ngo yongeyemo abasirikare, Warikare yongeyemo imbaraga Kashebere na Kibati. Nkibaza muri ibi bice bya Warikare, ndetse tuzi ko kugeza kuri isaha ni FRDC afite. Yego, utu duce bwo kongeramo ingabo bivuze iki Meki? Bivuze ko ifite nkaho ngaho ngo yongeye imbaraga Kashebere na Kibati. Yego, aho ngaho no kugariza umujyi wa Pinga. Aho ngaho Kashebere ubaza amasezone ugenda ujya hirya ubwo na za Nyabyondo. So jewe ntekereza ko aho ngaho Beturwa rega ikeneye Warikare, Beturwa ikeneye Warikare bya kwigira byose ngo abanyamerika irayikeneye. Itayikenera izahora muri menace za Wazarendo za FDL birirwa baza babakataho ngaho, bameze nk'imbwa zibunahuna mayezi ziza buri kanya. Ibyo bintu rero mu by'ukuri mu kuri guhari birazengereza abasirikare batoya n'abasirikare bakuru. Kujyana umusirikare muri kiriya gice umujyanye ku ikarayi, nashaka ko ni ikarayi, drone zirahasirisimba keshi. So mu by'ukuri ubona ko byanga byakunda Beturwa ikeneye Warikare, gasarege izafata ibice byinshi muri siri imbere. Beturwa izafata ibice byinshi, nico gisubizo cyonyine cyo kugira ngo ive kuri pressure ya diplomasi. Beturwa ntizigera ijya down idafite imbaraga. Umunzani wa ejo nabwo ngo hari iminzani 2, umunzani wa diplomasi n'umunzani wa military. So umunzani w'igisirikare warazamutse kuri FARDC no wa diplomasi wazamuka. Beturwa yagumye kuri diplomasi tubiraho, turi muri Doha, turi masiza, ariko umunsi w'embere turizazamura umunzani wa military. Nibwo mbona izafata ibice birimo za Warikare, za Kindu, za Kisangani, za Karemi, izafata ibice byinshi. Ariko nanone wibuke ko Meki, wibuke ko bari ku gitutu kuba badafata uduce, nge uko mbitekereza mu mboni igitutu cy'amahanga. None niba uvuga ko hari uduce mahanga gasa mahanga ejo nikoze tuvuga cyane cyane kuri Amerika. Meki yo sirorohewe, Trump arimo arasaba Iran kugira ngo ize imuhe ibiganiro, yayanze yakoze reject. So ari ibintu we Trump nabona amahina agira Amerika kuva muri yo ntambara, azavuga ati man urakoze. Ari kunigwa nawe yabanyamwifatira ku gahanga. Noneho Iran ikamubwira ngo ugomba kuva muri golf, ikumusaba ibintu bisa nk'ibikomeye. So ngiye kumbwira ngo Amerika izamanuka muri Amerika izo kurasa. Beturwa muri no ntambara Iran yari ifite amahirwe yo kugira gute, we yagira ahantu isimbukira henshi. Wabonye ko yongeye no kurasa Dubai ku kibuga cy'indege bagatwika ikigega cya benzine. Yego, bira byose ni by'abanyamerika iri gukubita, aho umunyamerika afite akantu hose iri gukubita. Yego, so icyo navuga Gasaro nuvuga ngo M23 kubanga igitutu izakikuraho nibishaka. Mbese ngo mawe hageze umunyamerika bishaka, hanyuma Rumangabo bashyira hipfo za Rumango za Busanza bakiza bari kuza hano mu bice bya Kabuhanga. Abazungu barasakuzaga, ababirigiye abafaransa abongiza no barimo basakuza, bayiza za Sake n'abongiza barasakuzaga. Ubusa ninde ukivuga? So iriga ariko mubwiza ukuri, udafite imbaraga kuri iyi si nta muntu uzagukunda, udafite gutya. Kandi imbaraga ni iki n'amafaranga ase yaburi iki. Icyo kintu rero abasenguzi benshi mu gihurira zaho, ndetse benshi bati nayo nica nk'ikarita igiye itanga amabuye, ati kuko umuzungu icyo ashaka niki nikiva mu mafaranga, ubwo harimo aya mabuye. Ati se kuki badacanga ikarita nibarangiza nabo amabuye nyine batange, kuko nicyo kintu umuzungu ashaka, nago afitiye urukundo DRC. So nekeza ko kuba M23 gukora diplomasi uyu munsi wa none kayitindamo haraho nyigarukira, kuko ibyo byose ugenda witegura, kuko nta kuvangura gufata Kisangani gusa ugenda nk'igihubutse gutyo gusa. Yego,
ugomba gushaka ingabo zijya kwafata navuga ngo yagufata Walikare ikindi urumva barigatere kumenya ngo ibikoresho biri Kisangani n'ibi bikoresho biri Walikare n'ibi ibikoresho abasirikare bafite ubuye bushobozi yego ibyo ni ibintu abantu bakwiye kuba bareba hanyuma kuvuga ngo gutanga amabuye simbona ko ari cyo kintu cya mbere ahubwo wowe ubwawe mbere uko utanga amabuye ufite ubwo bushake bwo kujya aho hantu project yawe plan yawe intumbero yawe no kugera he niba bitarajya mu nzozi zabo ntago mbona ko bazafata ariko mu bigaragara M23 ifite challenge yo kugira gute kugira ibice izafata bino bice bizayiha kugira gute kugira imbaraga ibi byose ubona wazanye ziri bazideka nkubwire ibice bya mbere bizasoza urugamba turi koroherwa nanjye according tukazarama navuze ko mu kiganiro twajya bavuga ko ukaba nta ntambara izaba na Uvira ntanamiza kandi ko byagenze yego ntambara zabaye imbere hagati ya Bukavu na Uvira ariko muri Uvira nta ntambara zabayemo yego icyambere M23 niyongera gufata Uvira akanyaro ku Murundi kazashira umuntu wa mbere mu bukomeye muri ntambara no Murundi mu gihe M23 kitetesha Umurundi ayirirwa yizunguza ajyana za nikeli muri Amerika azamura imbonera kura azamura iki ayirirwa training ave FDLR bose arimo arazamura mu misozi Uvira nivamo bakamufata Fizi ndakubwiza ukuri umuzarendo uri muri abica zaca bugufi ikindi M23 nimara gufata amasisi yose igafata Walikare yego umuzarendo ntago azakomeza Kisangani nuvuga ngo ikintu cyambere ugomba kumenya Gasaro nuko wazarendo zo muri Sud Kivu nta handi zizarenga nizizarwana ariko zajya kugera muri Tanganyika mu ntara Tanganyika ntago zizaharenga ntara Tanganyika ni muri Katanga wegera muri zaho tukatanga Tanganyika ubwayo n'abantu bo muri hariya muri Zakre bavuga ko badashaka wazarendo kuki wazarendo bati bene tubashaka mwe muri bigori tubashaka noneho ujye hano muri Walikare bazarenga amashyamba Walikare bajye muri za Rubutu bakomeze bagende hirya muri Maniema ntago bizashoboka cyangwa bajye muri Kisangani ntago bizakunda so ruvuga ngo intambara undi kurasa ibice wazarendo irimo ukazirukanamo kurasa ibice umurundi arimo kamwirukanamo uzaba utsinze intambara ukurebye neza wazarendo ziri muri Nord Kivu na Kivu y'Amajyaruguru niba nakubwiye M23 ikeneye gufata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugira ngo yizere umuteka itarabifata ntacyo mfite aracyafite menace ikindi bura gikindi ahantu hasa nkaho hari ki muri Kivu y'Amajyaruguru ni ku mupaka wa Kasindi uva za Uganda uza Butembo ndetse Kasindi ushaka kwerekerana za Beni even no muri Turi M23 iramutse ikoze nko kuri Kasindi usiye ko byo bigoye cyane kubera ko abagande basa nkaho bari hariya ariko ikoze kuri Kasindi yaba ifite ijambo ku bandande kuko Kasindi isapplying ntuza n'umupaka unyuraho ibintu bijya muri za Butembo nayo nuvuga ngo economy y'abandande wabugize gute uyifashe mu ijosi uramutse uyihafashe ukahakaba nanone wareba Uvira buriya M23 yakoze kuki kuri economy y'u Burundi yego kuko economy y'u Burundi nayo idependinga no kuri Uvira ibyoherezwa mu mahanga 100 50 byajya Uvira ubwabyo mbako gufata Uvira abarundi bari bagize gute bari bajwigirijwe so noneho wakomeza bajya muri za Fizi even muri Haut Plateau yose ni ikintu uvuga ngo ugeze mu bice bacukura amabuye dejo nabwo uri gukora kuki kuri economy yabo so M23 nyine bisaba abasirikare n'imbaraga nyinshi yego zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.